Innovation Smart TV. Yes, reka twongeye tukwakire wowe udukurikirana kuri channel yacu yitwa Innovation Smart TV. Niba utarakora subscribe banza ukore subscribe, ukore share ukagukwana comment. Alright. Uyu munsi rero byabaye ngombwa yuko nyarukira kuri tere njya kureba umusore ukora muri company bita 250. Niba ari company ntago mbisobanukiwe neza, niyo mpamvu namwegereye nk'umuntu ufite experience kugira ngo abashe gusobanura neza. Bimeze bite bro? Umeze neza? Amazina yawe na ayahe? Migo Fred. Okay. Njewe naje maze igihe nkibaza ese 250 ubundi mu busanzwe niki? Niyo mpamvu rero nagira ngo utangire udusobanurira kugira ngo bagenzi banje nabo bibaza ngo 250 niki nabo babashe kuba basobanukirwa ese 250 niki cyangwa se ikora iki. Nibyo nshaka kugira ngo usangize abanyarwanda. Ubundi 250 Samsung ni company ya Samsung ibarizwamo product zose za Samsung, harimo amateleviziyo, amafirigo, amagas cooker, amatelefone, byose bya Samsung. Buri gicuruzwa cyose cya Samsung kibarizwamo aho ngaho muri iyo Samsung 250. Yego, hari abantu benshi ubusanga bajyaga bibaza bati ese ko duhora twumva ijambo 250 cyangwa se 250 250 simvuga ngo 250. Nanjye nirukanyishije ibihe nari ngeze muri, ariko bitewe n'ukuntu ngemba nihuta nateye imbere ubundi ubu ngemba ngeze muri 2009. Rero hari abantu usanga bibaza bati 250 yabaga ikorite, ariko urumva ko ubashije kugenda ubasobanura yuko 250 icuruza product ahanini zigendanye n'ibintu bya Samsung. Mbo ese turebye nko kuri iki gihe, mbere hari izindi company wasangaga zikora ariko zo ugasanga zitarigeze zishyiraho ako kantu ka 250. Ubu ni nk'iki cyaba cyaratumye ubundi batekereza kuvuga ngo 250 ni iki bari bagamije ahanini? Ni mu rwego rwo kugaragaza yuko iyo Samsung ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, kuko rero buri gihugu kiba gifite kode yayo. Yego. Nk'uko igihugu cya Uganda cy'u Rwanda bitabuza kode. Yego. Ubwo rero natwe tuvuga yuko ari Samsung ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Urumva ko 250 ni nka kode iyo Samsung ariko yerekana yuko ari mu Rwanda. Ubwo wasanga mu kindi gihugu hashobora kuba ari nka 260 cyangwa se bashobora gukoresha indi mibare itandukanye niyo mu Rwanda bakoresha. Okay, urumva ko rero ubashije kubisobanura neza. Muri kubona abakiriya se? Muri iyi minsi abakiriya turimo turabona kuko twafite na promotion ya buri gicuruzwa cyacu cya Samsung. Yego. Aho ugura telefone, wagura televiziyo, wagura firigo, ukagira internet ugenda uhabwa kuri buri gicuruzwa cya Samsung ugiye. Urumva rero ahantu hari promotion ni nako n'abakiriya bagenda babona. Yego. Mu byumvikana urumva ko muri 250 harimo ibyiza byinshi. Mbo umuntu ashaka kuko ati ni nk'ibiki bitanu ushobora kuvuga byiza kuri 250 ku muntu utaranayimenya kugira ngo wese ubashije kudukurikirana hano abashe kuba yahita abimenya. Ubundi 250 byiza byayo birivugira. Yego. Aho ugura telefone bakaguha garanti y'imyaka 2. Ku kibazo cyose telefone yagira muri iyo garanti itarashira baza bakagufasha. Aho nta handi babisanga uretse muri Samsung 250. Yego. Ibindi na televiziyo uyiguzemo nayo ni gutyo bigenda, nabo baguha garanti. Ikindi gikurikiyeho ni uko buri gicuruzwa cyose cya Samsung uguze uhabwa interinete ya mango uruti gigabyte 10 uzakwezi. Yego. Ugasanga se ibiciro byabo biba bitari hejuru cyane? Oya, ibicuruzwa byabo ntabwo biba biri hejuru ugereranyije n'ahandi. Kandi urumva niho bagira ibintu bya original bifite karite. Yego. Urumva rero ntabwo biba bihenze ugereranyije n'icyo baba baguhaye cyane. Kandi nanjye ndabizi ko Samsung ibintu byayo byose bari uburyohe bitewe nuko nanjye nkunda Samsung inshuro nyinshi nkunda gukoresha n'amatelefoni ya Samsung. Okay, ibintu rero burya bigira ibyiza bikajyana n'ibibi. Ese nta n'ibibi noneho byaba bibamo? Ibibi byo byaba bihari. Yego. Ubwo ni uburyo tutabasha guhaza abakiriya bacu bose ku isoko. Bana ko kantu uvuze ariko karimo ubwenge bwinshi. Ubwo bivuze ko nta kindi kibazo gishobora kuba cyaba kuri ibyo bikoresho se igihe umuntu yabiguze, cyangwa bitewe n'uko aba arimo garanti n'ubundi arabigarura
mwamusubiza ibindi cyangwa se mukamufasha ku bya bindi mwakemura ikibazo byaba byagize. Reka buriya ntawivuga amabi, buriya abakiriya bacu tugenda twakira nibo babyandika muri comment bakagaragaza aho icyo twakosora cyangwa icyo twakongeraho. Ariko gusa njye ndabizi ko ibyiza ari byo byinshi, niyo mpamvu nanjye mba nasimbutse nkavuga ni reka nze magere ndebe uko mumeze mbasure, ariko kenshi nyine mba nanabashimiye cyane bitewe n'uko mwanamfashije mukanyakira neza, nawe mujya muheza ngo munsubize nyuma. Ewana buri wese aza yisanga hano ntiyabonye ari nko mu rugo kabisa. Rwose samusanga icyo twatojwe ikaze murarihorana. Yego boni tugiye gusoza rero, nicyo wumva wasorezaho ubwira nk'abadukurikiye nyine? Icyo nasorezaho nuko nababwira ati mugane amaduka ya Samusanga dufite aho ari hose, dukorera mu mujyi niho headquarter yacu iri. Yego. Tugakorera Musanze. Yego. Tugakorera na Rubavu, twafunguyeyo shop ya Samusanga dufite. Tugakorera Gisimenti, tugakorera na Giporoso. Yego. Aka kanya tukaba turi Nyabugogo naho tuhafite shop. Ikindi nakurikizaho ni uko tubafitiye promotion kuri buri gicuruzwa cyose cya Samusanga gusa uhabwa interineti ya Mango 4G gigabyte 10 za Apple. Tukaba tubafite udutelefoni turi kuri poromosiyo kuri 25 kwa smartphone. Kandi ikindi numvise nanone nuko ngo mujya mufasha no gutanga n'akazi. Wari abana benshi mwagiye mufasha ubu babonye akazi, bamwe bari bararangije, tufifutije biba birakemutse cyane rwose ntabwo wibeshye. Usanga dufite mu muryango mugari ugenda uhereza abantu akazi kuri buri impande zose zishoboka. Urumva turi muri ya gahunda yo kugenda tugabanya ubushomeri mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Urumva yuko rero kabisa ibintu muri gukora ni byiza cyane, kuko urumva niba ibikorwa mukora n'ubundi bigomba kuba bifasha n'urubyiruko, urumva ko ni ikintu cyiza mwateguye kandi ubona ko cyagezweho n'ubu kikigerwaho, kuko hari abana benshi wasangaga ari abashomeri, bamwe barangiza n'ishuri ugasanga akazi kabaye ikibazo. Niba rero nicyo mugitekerezaho mukaba muti n'urubyiruko tubafashe kugira ngo bamwe babone akazi, harimo abonagiye hari n'abashuti banjye nabonye bakoramo hano nanyuzo ndababona, ndavuga ni kabisa mwarakoze kuba nabo mwarafashije mukagenda mubaha akazi. Urumva ko ni ikintu cyo kwishimira. Rwose nibyo cyane, turimo turagenda twagura n'andi amashami mu ntara zitandukanye, kuko intara zose z'igihugu tugenda kuzigeramo. Urumva uko tugenda twagura ibikorwa byacu niko tugenda turushaho kugenda tugabanya ubushomeri mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Kandi bivuze ko nawe witeje imbere bitewe tufite nawe ubu hari aho wavuye ari naho wageze mu bigaragara, urabona ko uri umusore nawe umeze neza cyane rwose. Natwe kampani ya Samusanga dufite na ifite. Yego. Okay. Turasoje rero ngaho gira ijambo wumva rya nyuma wasorezaho ubwira abanyarwanda kugira ngo dukomeze no mu bindi. Icyo nasorezaho ni ukubashimira mu buryo bahora batugaragariza bushoboka bwose bagana amaduka ya Samusanga dufite aho ari hose mu gihugu, bagura product zaho nziza kandi zibanogeye. Bakomeze batugane uko bikwiye, natwe tugende turushaho kubaha serivisi nziza. Yes, murakoze cyane rero.